Tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kumviriza umukunzi wawe cyangwa se kumva amabanga y'umukunzi wawe akuvugira kuri telefone yiwe akoresha, cyangwa se niyo yaba inshuti yawe cyangwa umubosi wawe cyangwa se umwana wawe, mu gihe waba ushaka kumenya byinshi akorera kuri telefone wowe utabasha kumva. Ni kode runaka tugiye kukwereka kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibyo byose ku murongo kimwe ku kindi, tukwibutsa yuko ikoranabuhanga rirakataje mu iterambere. Niyo mpamvu nawe ugomba gusobanukirwa n'uburyo rikora kandi n'uburyo nawe ushobora kuribyaza umusaruro muri byinshi bigiye bitandukanye, haba gukorera amafaranga cyangwa se kumenya n'andi makuru agiye atandukanye. Step ya mbere rero, uraza ugakanda akanyenyeri ugahita ushyiraho 6 ugashyiraho akanyenyeri, then warangiza ugahita ushyiraho kode y'igihugu. Twebwe mu Rwanda ni 25, ugahita ushyiraho noneho za nimero za wa mukunzi wawe 0788 99 18 26. Iyo urangiza kubikora gutya rero uhita ushyiraho urwego, warangiza ukemeza kuri simukadi. Ubwo icyo gihe uhitamo simukadi yari yose. Hano urabona ko bavuga ngo my code is started. Ibi rero ntabwo biba bihagije kuko urongera ugahita uza hano. Urabona hano batwandikiye ngo call forwarding registration was successful. Urumva ko turiyandikishije kuri iyi gahunda, turiyandikishije. So nta kindi ukora rero, uhita uza kuri step ya kabiri. Ya mbere ntabwo ibihagije. Uraza ugahita hano wongera ukandikamo akanyenyeri 00 ugashyiraho 2 ugashyiraho urwego, ubundi ukemeza kuri ya simukadi n'ubundi ugategereza. N'ubundi MMI code started. Hano ngira ngo niba ubibona neza, warongera ukakubwira ngo call forwarding service was enabled. Uremeza rero ukabemerera. Ngira ngo iyo uje hano hejuru ureba muri telefone yanjye, uraza ukabona ahantu hari hano ngo phone service, sim forwarding call forwarding all calls. Uhita ukemeza ahangaha. Reka makwereke ni ahangaha hejuru, ngira ngo urahabona Loading setting. Urategereza rero hano bikamera gutya. No kuvuga ngo ahangaha rero urabona ko ya nimero yacu ni iyi ngiyi. Iyi nimero yacu rero nta kindi turi bukore, turategereza hano by'loading, setting y'loading. Uhita uza rero ukandikaho always forwarding, uraza ugakirikaho. Iyo urangije uraza ya nimero ushaka ko bizajya bihura ukayireka gutya. Warangiza cyangwa se ukaba wayihindura ugashyiramo n'indi nimero iyo ari yo yose waba ushaka gukoresha. Wenda tuvuge 88 2 3 2 2 5 8 6 7. Icyo gihe uhita uza hano ukandika update. Iyo umaze kwandika update rero urategereza hano biki-updatinga. Byamara kwi-updatinga, icyo gihe uhita ubona indi step tugiye gukurikiza. Ngira ngo urabona ko n'iriya nimero twemejeho nayo ubwayo yemerewe kujya ikora ino serivisi. So ntabwo ari byonyine, kandi uhita uza ukareba n'uburyo umaze kwi-updatinga kuriya n'uburyo ushobora kuza ukabikuramo. Nta kindi rero ukora, urongera ukagaruka ahandi aho wandikira nimero zawe cyangwa se contact, ugahita uza ukandikamo urwego, warangiza ukandikamo 002 ugahita ushyiraho urwego. Icyo gihe uba ubihagaritse. Urongeza ukemeza kuri ya simukadi yawe n'ubundi. Icyo gihe uba ubihagaritse. Ngira ngo urabibona baravuza ngo call forwarding service has been disabled. Ibaye disable ubu ngubu, nta kintu na kimwe ntacyo byaba bishobora kumara. Okay? Ntabwo ibyo byonyine gusa, kuko kugira ngo ujye ubasha kuba wakitaba call yose izajya imuhamagara ukazajya uyitaba cyangwa se ukaba wayibona, icyo gihe uraza ugakanda akanyenyeri 6 warangiza ugashyiraho urwego, warangiza ugashyiraho akanyenyeri, warangiza ukongera ugasubizaho ya nimero ye n'ubundi
twahoze dukoresha ariyo 0788991826 warangiza ugashyiraho urwego n'ubundi, ariko ya kode yacu ntituyibagirwe, hano harabanza 25, noneho ukaza hano ugahita ushyiraho urwego. Kandi umaze gushyira urwego rero nta kindi ukora, uhita wemeza yes. Icyo ni cya gihe ushaka yuko call yiwe uzajya ari wowe uyitaba, cyangwa se mu gihe yaba atabashe guhita yitaba ugahita uyitaba. Ugahita hano rero urahita uza ukande kuri ya simukadi n'ubundi wemejeho. My code started. Call forwarding registration was successful. Ngira ngo urabona yuko yamaje kuba successful. Urongera rero kandi n'ubundi ukaba mu gihe waba wabihaze kubikoresha, uraza nanone ukandika urwego 61 ugashyiraho urwego kandi n'ubundi ukemeza. Icyo gihe uba ubihagaritse. Ngira ngo urabona ko baratubwira ngo call forwarding service has been disabled. Ubwo tayari turongeye turayihagaritse. Izi kode zose urazibona, ngira ngo urazumva neza. Okay, reka twongere turebe kandi n'ibindi ushobora gukomeza ugakora mu gihe waba wifuza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Ubundi buryo rero none ushobora gukoresha, wazo ukandika akanyenyeri 62 akanyenyeri ukongera ugashyiraho 250788 9918 warangiza ukongera ugashyiraho urwego ugakanda yes. Kongera ugakanda yes. Iki gihe rero ni cya gihe wifuza yuko igihe phone yiwe yaba igihe phone ye uwo muntu cyangwa ya girlfriend wawe cyangwa se undi muntu runaka wifuza kumenya amakuru ye, igihe phone yaba itariho wowe ukaba wabasha kuyitaba. Icyo gihe ukoresha uburyo nibwo ubasha gukoresha ukemeza n'ubundi kuri ya simukadi n'ubundi. Ngira ngo urabona yuko n'ubundi atubwira ko forwarding registration was successful. Ngira ngo urabona ko byakunze. Ibi ngibi ni uburyo bwo kugira ngo ubashe kuba wajya witaba telefone mu gihe we iyiwe yaba itariho, uwe ukabasha guhita wakitaba iyo telefone mu buryo bworoshye cyane. Ibi rero kubihagarika n'ubundi uraza ugakanda urwego ugashyiraho 62 ugashyiraho urwego n'ubundi ukemeza. Icyo gihe uba ubihagaritse. Ngira ngo urabona ko bahita babikubwira call forwarding connection problem invalid. Ngira ngo urabona ko hajemo ikibazo. Ubu buryo bundi rero ngiye kukwereka ni igihe telefone yiwe izaba iri busy, call izahita iza iwawe cyangwa se izahita inzaho kugira ngo mite mbasha guhita nyakira, mbashe kuyitaba cyangwa se mbashe kuba namenya amakuru yose ari gukorerwa kuri iyo telefone mu gihe we ari busy, telefone atabasha kuba yayakira. Nta kindi ukora rero, uraza ugakanda akanyenyeri 67 warangiza ugakanda akanyenyeri, warangiza ukongera ugashyiraho ya kode yacu ya 25078. Kode ni 25 gatushyiraho nimero 0788 82 icyo gihe rero ukashyiraho urwego, warangiza ukemeza n'ubundi kuri ya simukadi. Ni igihe atazabasha kuba azaba ari bize kuri telefone yiwe, ariko we uzabasha kubona amakuru yose ku buryo koro izahita iza iwawe ukabasha kuba wayitaba nanone. Kandi uhita uza rero ukemeza kuri ya simukadi n'ubundi.
my code is started. Okay, n'ubundi urabona call forwarding registration was successful. N'ubundi ngira ngo urabona ko byabaye successful. Urahita uza n'ubundi kandi kuba wabikuramo ukabihagarika kuba utabasha gufata amakuru yo telefone, uraza n'ubundi ugakanda ku rwego ugahita ushyiraho 6 ukongera ugashyiraho urwego ukongera ukabihagarika. Ngira ngo urabona ko call forwarding service has been disabled. Ngira ngo urabona ko n'ubundi turabihagaritse. Ngira ngo rero uburyo bwiza ushobora kujya ukoresha guhagarika ibi bintu byose uraza ugakanda akanyenyeri ugashyiramo 6 ugashyiraho urwego warangiza ukemeza. Icyo gihe ngo call forwarding services has been disabled, icyo gihe za serivisi zose uzikuyeho urazihagaritse. Ibi rero ni byiza cyane mu gihe waba ubikoze ukazihagarika zose, kuko ibingibi ntago ari byiza kuba wajya umenya amakuru y'umukunzi wawe, ingaruka zabyo ni nyinshi cyane. Ibingibi impamvu bitari byiza nuko uba ubaye nkamaneko w'umukunzi wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa boss wawe cyangwa undi muntu. Izi call zose ukazajya ubasha kuzibona ukamenya ibyawe byose ni bibi cyane, kuko byazaguteranya n'abantu. Kandi ikindi wumva ugomba kumenya neza nuko ibi bikorwa byose biba byakorewe hano, nuko nawe igihe cyose baguhamagaye bakakubura, nawe ashobora kuba yabasha kwakira amakuru yawe, akaba yabasha gukoresha telefone yawe nawe nk'uko nawe uri gukoresha telefone yiwe. Ikindi kandi ugomba kumenya nuko muri ibi byose biba byabayeho, nubwo muba byabaye muri babiri, ariko ntawakizera neza yuko tekinoloji iri hanze aha ngaha itazamo uwa gatatu, cyane ko tekinoloji nibo bayikoze. Uwa gatatu ni ngombwa, abashobora kumenya amakuru yanyu mwembi uko ameze. Ntabwo rero izi tekinike ari nziza, sinakugira inama yo kuba wazikoresha. Icyiza wabyihorera ukareka gukoresha bene izi tekinike, kuko zishobora kuguteranya cyangwa zikaguteza ibindi byago runaka. Ndakwizeza yuko inama yanjye yaba ari nziza kuruta izindi zose. Guys, ndakwinginze rero utarakora subscribe, ukora subscribe, ufungure n'inzogera, cyane ko nino video yaba yagushimisha cyangwa ari cyo yabashije kukwigisha. Kora kuri like kugira ngo ubashe kutwereka ko hari cyo yagufashije. Andika muri comment rero icyifuzo cyangwa igitekerezo cyangwa inyunganizi, icyo wifuza cyose twazagarukaho ubutaha. Turahari ku bwawe. Ciao ciao.